Reka nongere mbaye ikaze abakomeje gukurikira channel yacu East African Movie. Uyu munsi munyanganire rwose ijwi ntago rimeze neza, amagripe yabizanye, ariko ntago nareka kubaha igice cyacu cya gatatu cy'inkuru yacu y'umukobwa w'igini. Dutangiye hano, umuhungu wacu aje guhura n'inshuti yiwe, amubwira ko yari ari kumwe na wa mukunzi we, ariko uyu muhungu amubwira rwose ko uwo mukobwa atamwizeye, kuko uwo mukobwa yapfuye kera cyane, hashize imyaka 3. Umuhungu bamubwiye ko yapfuye ariko ntago abyemera, aravuga ngo urabeshya. N'abatindiye rero, reka dukomeze. Dutangiriye hano ku mazi rwose, urabona ko umuhungu ari ku kivu rwose, ari mu gasiporo. Yaje kubona wa mukobwa wiwe nawe ahagaze mu mazi. Yaramwegereye aramusuhuza, bite nawe uri hano? Ndi hano. Menyere yuko uba uri hariya ku irimbi, uyu munsi uri hano? Ntago mbyumva. Ni koko umenyereye ko mba ndi hariya, ariko na hano ni mu rugo. Hano ni mu rugo? Hano ni mu rugo, niho nibera. Wibera? Njye namenyereye kukubona hariya ku irimbi rwose. Ntugire ikibazo, ahubwo ngwino tugende nkwereke aho mba. Ngwino nkwereke aho mba, ntugire ikibazo. Okay. Nta kibazo rwose, nimba ushaka kunyereka aho uba, ndabyemera. Ntubizi ko ngukunda se? Ntubizi ko ngukunda? Ngo nta ribi nyine. Twagenda. Ariko nyine hari amakuru mfite, bambwira ngo uwo mukobwa dukundana yarapfuye. Ngwino tugende nkwereke mu rugo. Mu mazi? Tugende mu mazi? Umuhungu wacu urabona ko yari ari kurota rwose. Yari ari kurota, ntago abyumva. None ubwoba buhise bumutaha. Ari gutekereza cyane uko byari bimeze, ntabyumva. Yahise yambara vuba igitaraganya. Bose urabona ko ari kwambara atitira, umutima utari hamwe. Ese byaje kugenda gute? Komeza ukurikira inkuru yacu, ntugacikwe n'agace ka buri munsi tugenda tubagezaho. Tukiri aho, umuhungu wacu yaje guhura na wa mukobwa wiwe, hahandi bajya bahurira nyine ku irimbi. Barahuye, baraganira, ubona ko bishimiranye rwose. Barishimiranye. Akomeza kumubwira rwose ko amukunda, yifuza ko bazagerana ahantu kure hashoboka. Yaje no kumusaba ikintu gisa nkaho gikomeye, n'umukobwa nawe ntiyazuyaje, yahise abyemera, ndabikwemereye rwose. Umuhungu yatangiye amusaba ko bakifotoza agafoto, kuko afite abantu bakundana b'inshuti ziwe bashaka kubona umukunzi wiwe. Umukobwa nawe atazuyaje yaje kubyemera. Namubwira nta kibazo rwose,
twakifotoza. Nimba ushaka ifoto ndabikwemereye rwose, ntago nakwima ifoto. Ifoto ntago nayikwima kuko ndagukunda. Umuhungu rwose urabona ko yamaze gutwarwa, ntago azi igihugu arwana nacyo. Ese bizagarukira he? Nimba utarakora subscribe rwose wayikora kugira ngo tujye tubana mu nkuru zacu za buri munsi ngenda mbagezaho. Njye ni Birasa official. Umuhungu rwose yakomeje amuganiriza, amubwira ko amukunda, n'umukobwa nawe rwose ntago ajya ahakana, amubwira ko amukunda. Baje gufata agafoto k'urwibutso, none rwose umuhungu ari kugenda amwereka ayo yagiye amufata. Umukobwa nawe biramushimisha. Umuhungu rero nawe afashe noneho ahise abona ko bari kumwe, niko kumubwira ngo ngaho reka ngende, ubwo tuzahura ejo, nzagaruka hano kukureba, bye. Tukiri aho mu muhanda rwose urabona ko umuhungu ari kugenda n'ibyishimo byinshi, aseka, areba amafoto. Yaje guhura n'undi mwana watemberaga. Umwana watemberaga yaje kureba, yamushikuje ya telefoni ahita yiruka. Urabona rwose yarirutse aranamusiga. Yaramusize rwose. Tukiri aho mu muhanda, uriya mwana wafashe iriya telefoni akamusiga, urabona ko ari wa mukobwa rwose yari yihinduranyije. Burya koko wa mukobwa ni igini, urabona arihinduranya rwose buri kanya, ntabwo bisobanutse. Umuhungu wacu yabuze aho yerekeza, yabuze aho yerekeza rwose. Niko gufata umwanzuro wo kujya kubiganiriza mugenzi we, amubwira uko byagenze. Ntabwo mbyumva. Nari ndi kumwe na mukunzi wanjye, tumaze gufata ya foto wambwiye nzakuzanire, nari nje nyizanye, ariko icyaje kumbabaza, nahuye n'umwana w'umuhungu anshikuza telefone ariruka, mwirukaho ndamubura. Nanjye byandenze, sinzi aho namukura. Bigenze gute? Byancanze. Byagucanze? Byanyobeye rwose. Okay, nimba byagucanze, reka nze kuguha telefone yanjye ariyo uzagenda witwaje. Uzagenda ukoresha iyanjye umufotore uyizane. Dore ngiyi, kandi ntugire ikibazo. Ntuze gucikwa rwose n'igice cya kane turaza kubagezaho mu kanya. Njye mwari kumwe ni Birasa official. Ciao ciao.